ibizira bigiye kukwira mu isi. Hari ikintu ushaka kugira ngo abantu babaze bumve neza. Hari gahunda yo kuzana ibiremwa by'umwuka bigiye kwambara umubiri bize mu isi. Bigiye kwambara umubiri bize mu isi uhereye mu mwaka 2025. 2025. Ibyo biremwa ubu ngubu biyobowe n'uwitwa Kristo. Ibyo biremwa biyobowe n'umuntu witwa Kristo. Witwa Kristo. Bikaba biri ahantu mu butayu bwa Shambhala. Yego. Mu misozi miremire ya Himalaya. Yego. Muri Aziya mu gihugu cya Tibet. Yego. Buri ntabwo ibaho uniyoborwa n'ibitabo byanditswe n'abadayimoni. Buriya oni ntabwo ibaho n'ibitabo bayoborwa n'ibitabo. N'ibitabo biyoboreza politike baduha by'uburinganire bintu bagenda bazana bureba binyuranye by'ubutinganyi babikora muri ibyo bitabo. Amadini ubu ngubu ni inyamaswa, ni marayo ihetswe n'inyamaswa. Muri iyo ntambara abadayimoni bagiye kuza bongera bakora inama nk'iyo bakoze icyo gihe. Kuvuga ngo uyu muhanga yaravuze ngo isi igomba kurangira muri 2060. Isi igomba kuba itakiriho. Muri izo ngingo 21 ya 9 iravuga ngo hagomba kubaho intambara isi yose igomba kwica abantu miliyari 3 mbere y'umwaka w'2050. Senga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Gusenga ni byiza, ningabi tukingira. Gusenga bikingura ijuru, tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu. Reka ngusuhuze nshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisazo muri kumwe nanje Manakiza Edouard. Abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi shalom shalom, abari muri Afrika mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwishi shalom shalom. Nkuko mubona kuri kamera ya Gusenga everyday turi kumwe na Pasteur Musitsuraho. Pasteur muraho neza? Amakuru yanyu? Turi amahoro, ndabashuhuje namwe abakurikira Gusenga everyday. Imana baho umugisha kandi bagire neza, namwe abayobozi bayo Imana bagire neza cyane. Kandi barabakunda cyane, babakunyuza bati Pasteur kutamutumira gose ngo aze atuganirizeho. Noneho Imana igumwisha ko witabira ubutumire bwacu, mwatangira musenga Imana. Murakoze. Imana ishobora byose, Imana yaturemye iturindiye mu bwiza bwayo kugeza none, turagushimye. Uri Imana nyiri imbabazi nyiri impuhwe, iyo turi imbere yawe uratuzi ntacyo twaguhisha. Niyo mpamvu tukwingira kugira ngo tweze tuboneze mu ntege zacu nkeya, kandi tugushimiye ko tugeze aha hantu tunyuze mu bintu byinshi byakabi tugirira nabi, ariko tukaba twageze amahoro. Rero kubana natwe muri kino kiganiro, kandi utugirire neza, tuyobore mu kuri kose mu mahoro bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Pasteur urakoze, Imana igumugisha. Pasteur, hari abantu benshi bavuga bati kuba Trump yaragarutse ku buyobozi bugira kabiri, na cyane cyane ko mbere yuko mu igihe y'uburu bwa mbere ariwe yafashije abisirayeli gukora ziriya koro d'Abraham. Pasteur wivuga iki ko bavuga yuko Trump yabaje kugira ngo yubake ruya rusengero? Ubivuga iki? Icyo navugaho nuko Trump, icyo navugaho kuri we afite agenda ngari cyane. Uhereye mu mwaka w'1981 hatangiye gahunda yaturutse mu byo bita ngo ni Heritage Foundation yo gushyiraho ubwami bukomeye ku isi bushingiye ku gitugu. Iyo gahunda rero bayise Project 2025 cyangwa projet cyangwa umushinga w'2025. Ni muri urwego rero babiteguye. Trump yari umukene cyane kuko yaje kugwa bura amafaranga, arakena mu mwaka w'1987. Yaje kugobokwa rero n'umuryango w'abaherwe b'abayahudi witwa Rothschilds family. Bamuha amafaranga kandi rero bategeka isi, bamutegurira kuzaba umutware. Aya matora yo muri Amerika rero y'ubushize ntabwo yari amatora ashingiye kuri gahunda cyangwa kuri cyo bita ngo ni policy cyangwa programme, ahubwo yari ashingiye kuri personality, ashingiye ku muntu bahisemo kuzata. Niyo mpamvu atashobora gutsindwa rero. Ubu rero yariho yagiye ku ngoma. Muri iyo gahunda afite gahunda yo gushaka kugarura ubutegetsi bwa kera umeze nk'ubwa cyami, mu cyongereza bita autocracy. Yagiye kugarura rero gutegeka Amerika, kandi muri Amerika iyo igihindutse muri Amerika kiba gihindutse no ku isi yose. Ubwo ni ukuvuga ngo bizahita bibagikwira ku isi yose. Nko kubyerekeye biriya rero bya Yerusalemu gusubizaho iriya gahunda ya kera y'urusengero, hari abavuga yuko batazarushyiraho, hari n'abavuga yuko bazarushyiraho, ariko twe twemera yuko bazarushyiraho kubera impamvu ziteye zitya. Twemera ko icyumweru cya 70 cyagenewe abayahudi Daniyeli yeretswe kigomba kugaruka, kandi iyo cyumweru ntabwo cyakozwe, kandi nicyo Satani binyuze muri Antikristo agomba kugiramo amasezerano. Kuko ari amasezerano atabayeho ntabwo byakunda. Okay? Ntabwo byakunda yuko ibyo bashaka bigerwaho. Rero ngiye nkaba nibwira ko amasezerano agomba kujyaho, kubera ko Bibiliya itubwira ko hariho umurimbuzi
uzazira ku ibaba ry'ibizira yego kandi uwo nguwo n'uzagena amasezerano akomeye azamara icyumweru kimwe. nose uwo murimbuzi ninde? Umurimbuzi ni Antikristo uzaza ku ibaba ry'ibizira. Ibizira bigiye kukwira mu isi bibi by'ingeri zose, nibyo azaziramo rero ibyo bizira aze ari umurimbuzi kuko abazamukurikira bose bazarimbuka. none se Antikristo ninde? Antikristo ni figure, a spiritual and physical figure. Umuntu ni ukuvuga ngo hari ikintu ushaka kugira ngo abantu babaze bumve neza. Hari gahunda yo kuzana ibiremwa by'umwuka bigiye kwambara umubiri bize mu isi. Ibiremwa bigiye kwambara umubiri bize mu isi uhereye mu mwaka 2025. 2025 ibyo biremwa ubu ngubu biyobowe n'uwitwa Kristo. Ibyo biremwa biyobowe n'umuntu witwa Kristo. Witwa Kristo. Bikaba biri ahantu mu butayu bwa Shambhala. Yego. Mu misozi miremire ya Himalaya. Yego. Muri Aziya mu gihugu cya Tibet. Yego. Rero bikaba biriyo bitegereje kuza mu gihe gikwiriye. Nibigaragara rero bizaba biyobowe na Kristo. Kristo uzaba aje kwima ingoma no gutwara no guhindura abantu kugira ngo bagende nk'uko bakwiriye kugenda, kuko bigaragara yuko abantu bitwara. Bazaza rero gufasha abantu basohoza iyo gahunda. Ibyo bizata buri myaka 100, cyane cyane buri mwaka wa 25 wa buri kinyejana. Yego. Uhereye mu cyamagana n'imirongo 26. Yego. Nibwo batangiye gahunda bamaze kugira inama ya mbere yabaye mu cyamagana 20. Mu cyamagana 26 habaye iki? Yego. Hatangiye gahunda imaze ibinyejana byinshi iteguriza kuza kwa Antikristo. Yego. Buriya ni nabo bashyizeho batumye ubwenge bwo witwaga Johannes Gutenberg watangiye icapiro ry'ibitabo. Nibo bawutangije. Nibo batangije n'ubwenge bwa siyansi na tekinoloji bwo kubaka imashini zino z'inganda. Bagendaga babikora rero muri iyo myaka. Mu kinyejana cya 19 nibo batangije no gahunda none y'intambara zaba za Napoleon, yaba biriya bya Revolution Française, byaba biriya bya ubwigenge bwa Amerika. Nibo barangije rero mu cyamagana 871 bashyiraho gahunda yo gushyiraho intambara 3 ku isi. Muri izo ntambara 3 nimwo gahunda yo gushyiraho ubwami bwa Antikristo izazira. Kuko intambara ya mbere n'iya kabiri byafashije mu gusenya Uburusiya. Hanyuma ya kabiri batangira icyo bita ngo ni Zionist movement, ukuvuga gahunda y'aba Zion Zionist kugira ngo bashyire igihugu cya Israel. Cya gihugu cya Israel ntabwo kiri mu masezerano y'Imana, kuko Imana ntabwo yigeze ivuga aba Israel kongera kubaho irindi sezerano. Ariko hari ijambo Imana yavuze, Yesu yavuze ngo muri Luka 21 bereye ku murongo 20, aho Yesu yavuze ngo ku murongo 24 ngo nuko Yerusalemu zasiribangwa n'abanyamahanga kugeza igihe cy'abanyamahanga kizarangira. Ubwo yabaye nkwerekana ko mu buhanuzi bw'ikiri imbere abayuda n'uburi bazasubira hari, ariko ntabwo bazasubira nko bacyuwe n'Imana kubw'isezerano. Isezerano ryabo ryararangiye kuko isezerano dufite ni Kristo. Ubwo rero bazataha bagomba kwagaruka nk'andi moko yose kwazaha kandi nkuko yahagaruka. Kandi iyo programu yakozwe yo kubagarura yakozwe mu by'ukuri n'Abayiluminati n'Abafurimaso. Barabagarura, nta rundi rukundo bari bakunze. Iyo baza kubakunda ntibabaraga bagambaniye kuri Hitler ngo abica abamari, ariko bisha abayuda kugira ngo cya gitekerezo cyo kugira ngo bakundi wabo kize, nkuko reba n'Abanyarwanda babaye mahanga bageraho bakavuga ati no kwiriye gutaha, sibyo? Rero nabo niko bameze. Igihe cyarageze kubera agasuzuguro, kubera gupfa, basanga bakwiriye gutaha. Ntabwo baba baragarutse hariya, ariko ko baramihugaruka hariya ni icyago gikomeye. Bamaze kuhagaruka rero birukanwa abakavukire bari bahari bari aba-Palestina. Mu by'ukuri nibo bakavukire ko no bahabaye bariya badahari. Bariya basenyewe n'Abaroma, ntabwo basenyewe n'Abayisilamu. Abaroma nibo babasenyeye bitewe n'umujinya w'Imana wari ubariho. Ubwo rero bamaze kugenda bityo baraza bafata bariya bari bahari, barabasenyera barabirukana. Bibizigwa hagati ya Isilamu n'Abazayonist cyangwa bariya Abayahudi. Hari bariya Abayahudi ntabwo bari bonyine, urazura bareba akantu gatoya ariko gafite isi yose karayikuru, kuko ku buryo ariho gategeka n'Abayisilamu. We waruzi yuko bariya Abahezbollah sezira buryo byo Abahezbollah uzi yuko bariya byihebe byigishwa na ntuza na Mossad. Ni urwego rwa Israel rushinzwe ubutasi. So rero nta ibintu bibera mu Isilamu bagakomeye cyane. Rero barimo barakora kuriya, barimo barahembera intambara ya 3 y'isi yose. Niyo mpamvu rero ubwo intambara baye nk'ihosha none yaturutse muri Syria, biracika cyane. Kandi Syria bararwana n'Abanyamerika barwana n'Abarusiya. Noneho Iran igiye kubijyamo nayo igiye irafasha leta ya Yuriya Afeza Assad, kuko nawe ni umuyisilamu mu bwoko bw'Abashia. Ubwo rero bagomba kumushyira ko ziranyeshyamba, inyeshyamba z'Abasuni, kandi sikiwe na Amerika. Ni ibintu birebire kandi bibabaje. None se Pasiteri waruvuze ngo hariho ngo ibindi biremwa bigiye kuza. Ese ibyo biremwa barimo baravuga ni byakozwe n'abantu, ni imyuka mibi izava iturutse mu Burusiya nkuko wari ubivuze, canke ni tekinoloji barimo barakora? No. Ibi ngibi ni ibintu biri muri Bibiliya. Intambara yabaye mu ijuru.
yego Satani agwa n'iki n'abamarayika be baraza baza mu isi. Bibiliya avuga ngo ugushishano wasi we uko Satani akumanikiye afite umujinya kandi azi ko afite igihe gito. Urarakora cyane abadayimoni nibo bari bakora bari ku isi. Ubwiye yuko bari mu misozi miremire ya Himalaya. Ahantu hose ari utununga ku isi uzarebe iriya misozi ya Rwenzori. Rwenzori uzo umusozi aho uri na bino birunga byacu bya Karisimbi byose. Si hose bari abahamagara bazimu bitwa barungi babahamagara bavuga ngo abamarayika bo muri Rwenzori nabo misozi miremire ya Muhabura. Iyo misozi niho abadayimoni baba. Bo rero bazaza bambara umubiri nkatwe nkawo. Ni ukuvuga ngo kubera iki uvuze yuko bazaturuka mu Burusiya muri iyo misozi ya Himalaya kubera iki ariko ubivuze? Ndavuze ntabwo uvuze mu Burusiya. Yego. Uvuze mu misozi miremire ya Himalayas. Yego. Muri Aziya. Mu gihugu cya Tibet. Yego. Aha niho bagiye kuzaba. Niho bagiye kuzaturuka. Muri iyo misozi miremire hari ubutayu bwitwa Shambhala. Niho babarizwa. Ayo ni amakuru dukesha umugore witwaga Alice Bailey. Yego. Wahawe ubwenge bukomeye cyane. Ibyo bita mu Cyongereza bita ngo ni the wisdom of the ages. Yahawe ubwenge bw'ibihe byose. Nabwo yanditsemo ibitabo biyobora ONU ntabwo ibaho ONU iyoborwa n'ibitabo byanditswe n'abadayimoni. Buriya ONU ntabwo ibaho n'ibitabo bayoborwa n'ibitabo biyobora za politike baduha by'uburinganire bintu bagenda bazana binyuranye by'ubutinganyi babikora muri ibyo bitabo. Uwo Alice Bailey yavuze yuko yakoze ibyo bita ngo ni amahame 10 azagenderwaho ku isi. Ihame rya mbere ni ugukura Imana mu mashuri. Ihame rya kabiri ni abantu kwambara byo kwambara mu buryo bwo kwambara ubusa. Kwambara ubusa twambara utumini amabere ari hejuru y'imikondo hejuru. Ihame rya gatatu ni ikintu kijyanye na guteza imbere divorce. Divorce. Divorce ibintu byo gukuramo inda. Ibintu ibintu by'ubutinganyi. Ibintu bya muziki yaje byo bita art kugira ngo art has to Cyongereza baravuga ngo art should be made to run mad, ngo gusarisha ubuhanzi. Ugasanga abantu imisatsi barajagaraye banywa mwari umugi, ugasanga umuntu yipfumuye amatwi yipfumuye amazuru ari umuntu w'umugabo umuntu w'umusitari. Ibyo niwe wabizanye n'itegeko yashyizeho. N'uburyo byaje nayo ni story ndende. Byaturutse mu abantu bita aba Beatles bavuye mu Bwongereza nibo babyamamaje muri Amerika kw'isi yose. Noneho ikindi cya kabiri hari ukuvuga ngo icyo bita mindset, itangazamakuru. Ugomba guhindura abantu mu bitekerezo. Urubyiruko rukamera nk'uko rumeze, usanga abantu barifuza kugira aba role models babo n'abantu b'abacuranzi, abantu bitwaye. Ugasanga abana bato baravuga ibintu nk'ibyo, bakinnyi b'umupira ugasanga ni icyamamare ku isi. Abantu bifuza kumera nkawe, barashaka gusa nawe, kubera ko abadayimoni bamurimo. Burya abari abakinnyi n'abandi bose ni ibicumbi by'abadayimoni. Abamureba rero bakamwifuza by'abadayimoni bagatuma bifuza kumera nkawe. Ugasanga rero ibyo ngibyo barimo bakora ku isi. Ikindi cya kabiri yavuze kwari ukuvuga ngo ingingo ya 10 yo iravuga, akaba ariyo mvuga ngo ibyo byose bimeze bityo, ngo za parlement zo ku isi zigomba kubishyira mu mategeko. Za parlement no kuvuga ngo amareta yose yo ku isi ahagarariwe na parlement zikora amategeko. Agomba gukora ibyo bintu byose bikajya amategeko y'ibihugu. Kandi amadini yose hagomba kubisinyira avuga yuko uwo murongo wemewe. Amadini ubu ngubu ni inyamaswa, ni marayo ihetswe n'inyamaswa. Amadini ikintu kibi cyane ku isi. Ni ikintu kibi kuko ni ikintu gituma abantu bibesha ko bari mu nzira y'Imana. Kandi byarabarangiranye kuko ntabwo Kristo ari biriya. Ntabwo Kristo ari amasakaramentu, ntabwo Kristo ari imihango y'idini. Kristo ni ukubyarwa n'Imana, ugahabwa ikimenyetso kigaragaza yuko Imana yagutoranyije ari wo mwuka wera. Bavuze ko uwo mugore yashizeho ayo mategeko 10 bagenderaho yanditse muri ibyo bitabo. Ni kuvuga ngo kubera iki waruvuze ngo muri 25 ko ariho ibyo byaremwe bigiye kuza. Ni kuvuga ngo inama iherutse iriya ntambara yatangiye mu cyamagana 914 igakomerezaho, ya kabiri igatangira mu cyamagana 939 ikagera mu 45. Hagati muri iyo periode mu mwaka w'icyamagana 925 habayeho inama nk'igiye kuba muri uyu mwaka utaha, iteganya ibigomba kubaho nyuma yaho, kandi yabaye hagati y'umwaka. Iyo nama yabereye he? Yabereye hagati y'intambara ya mbere n'iya kabiri. None ubu ngubu igiye kongera kuba, kandi igiye kuba buriya nanone muri 2014 nyuma y'imyaka 100. Intambara ya mbere ibaye, intambara ya gatatu nibwo yatangiye. Urumva nibwo Uburusiya bwateye ahantu hito Crimea, yari intara ya Ukraine. Baraza barahafata, biba intandaro y'intambara. N'akantu gato
bakurikije none bikabaye intambara ikomeye urabona ko intambara Yego. muri iyo ntambara abadayimoni bagiye kuza bongera bakora inama nk'iyo bakoze icyo gihe Yego. noneho bakomerezeho intambara ikomerezeho gukomeza kugeza igihe bo bazazira kuza guhosha ibyago biri ku isi noneho antikristo ariwe shebuja wabo wo bamwita kristo azaza mu cyubahiro gikomeye azahagarika intambara zose ku isi noneho abantu bazamwakira nk'umukiza n'umurenge antikristo birasaba yuko abantu baba bazi ibyo bintu neza batigishwa nk'abadive bavuga ko ngo antikristo ntabwo azaza kuko yamaze kuza ngo ni papa papa ari muri systeme ya antikristo ndabyemera ariko hari antikristo uzaza kandi we ni ikiremwa cy'umwuka nk'uko na kristo ntazaza kristo azaza ari ariko ntazagaragarira abantu se yazagaragarira abantu kuko bizagenda bitugaragarira abantu kandi ari umwuka niko na antikristo azamera nawe ni umwuka ariko azagaragarira abantu ubwo bushobozi barabifite abadayimoni none se ko bamwe bavuga ngo bakeka yuko ngo azakomoka mu muryango wa Dani ngo azavuga nkuko twavutse baba babesha ntabwo ari byo baba babesha ntabwo azaba ari umuntu w'inyama n'amaraso azaza yambara umubiri ari dayimoni ari satani uhagarariye satani bwite nkuko kristo ahagarariye imana itagaragara kandi imana ari umwuka na kristo ari umwuka none se bibiliya avuga ngo nuko yambaye umubiri azaho turi turamubona yuzuye ubuntu n'ukuri niko antikristo azambera kugira ngo abantu bamuntu ntabwo azaba ari umuntu usanzwe abantu bareba basanzwe bazi nkuko bashobora kubwira ngo Obama ngo ni antikristo ngo runaka papa no ntabwo ari abo ngo bazito ngo nibo antikristo azaza kandi azaba afite imbaraga zikomeye ni umuntu uzaba uhanganye na kristo intambara zarwana na kristo ni ukuvuga ngo hari intambara zikomeye turimo ebyiri ubu hari intambara iyi ngiyi bavuga yuko yatangiye bamaze kubohora abamarayika 4 batura uruzi Ufurate biri mu byahishuye igice cya 9 uyu ntambara ubu niyo turwana none se abadayimoni bararikuwe abamarayika barafunguwe niyo ntambara turimo iyo ntambara rero igomba kugenda igakomeza ikageza ku kuza kwa antikristo noneho antikristo we naza azasanga iyo ntambara mu by'ukuri ntibishobora kurenza umwaka w'2050 hagati y'umwaka w'2050 n'2060 hari umugabo witwaga Isaac Newton ntabwo yari umukirisa ariko ntabwo yari umuvuga ntabwo yari umuhanuzi yari umunyamibare yavuze ko isi itazashobora kurangira nk'uko abantu batekereza isi igomba kurangira mu mwaka w'2060 ni ukuvuga ngo uyu muhanga yaravuze ngo isi igomba kurangira muri 2060 isi igomba kuba itakiriho apana isi nko tuyireba nk'umubumbe kuko isi ni ibuye isi life civilization ubuzima bugomba ntabwo bishobora kurenga uwo mwaka ikindi cya kabiri hariho gahunda mu ntego 21 zitwa agenda 21 izo muri izo ngingo 21 iya 9 iravuga ngo hagomba kubaho intambara isi yose igomba kwica abantu miliyari 3 mbere y'umwaka w'2050 ubanza ubyumve neza simvuze ngo byemere ariko byumve ndiko bimeze no kuvuga ngo muri izo ngingo 21 hari ingivuga ngo muri 2050 hagomba gupfa umubare w'abantu miliyari 3 ibyo bagita uzasome inyandiko yitwa agenda 21 nimwo ibyo bintu bifite igitabo byabyo nabyo ndabifite no kuvuga ngo iyo ntambara twe tureba ibintu bigana tukamenya ngo nibyo ko iyi ntambara imaze imyaka 15 iyi y'uburasira y'Uburayi ni intambara yaje tutabitekerezaga iyi ngiye mu burasirazuba bwo hagati y'Abayisiraheli n'Abarabu imaze imyaka myinshi kuva muri 48 igenda irwana igira iti ariko nabundi yari yateguye kuzaba imwe mu ntambara zizuririrwaho kugira ngo isi igwe mu kaga k'intambara so iriya rero nayo yishabikiyeho iriya y'Abarusiya n'Aba-Ukraine intambara yatangiye mu bintu by'ibikino ntabwo umuntu ushobora kugeza ariko nibuka dukorana ikiganiro dore gukora ikiganiro waravuze uti iyi ntambara ya Ukraine ishobora kutarangira vuba hashize imyaka ingahe tukoranye ikiganiro ndabyibuka waravuze uti iyi ntambara ya Ukraine ishobora kutarangira nonaha ndabyibuka ntabwo ushobora kurangira uko bireba kuko ngubu bategereje Trump yabeshya abantu ngo azahagarika intambara ariko niwe gashoza ntambara uritegereje none se ko yavuze ngo mu masaha 28 ngo azaba yihagaritse azabigiraho iriya ntambara se ni ya Trump izi ntambara zirwanwa ntabwo ari za Trump kubwiye banyirazo abanyirazo babita ngo ni ascended masters noneho rero ba masters nibo bafite iyi si mu biganza byayo none se abo bantu baba hehe n'umuryango n'abantu nakubwiye abantu bamaze gusobanura neza isi yoborwa ku buryo bukurikira isi yoborwa na Satani niwe tanga umurongo niyo mpamvu Yesu ntabwo yaje ku isi ngo isa yihindure paradizo yaje kugira ngo ahamagare abakuremo batware mu bwami aha n'ubutware bwa Satani noneho rero Satani ntawe wenyine afite ikipe y'abantu bamukorera bitwa abadayimoni ari bo marayika bawe noneho muri abo mwisi y'abahumeka nkanjye nawe afitemo imiryango 13 itagihinga imiryango 13 y'abantu irimo bari aba Kennedy ba Rothschild ba Russell ba Aston nkubwiye nta n'ibintu baze kumva kuko ni imiryango ikorera mu ibanga ntiyango babazwa ariko nibo banyira amafaranga
Kuri uzi ko Banki Mondiale ari imari y'umuntu ku giti cye ariko bakayitira isi yose. So rero ubwo abo ngabo bategeka isi ariko bakora n'iki n'abadayimoni n'imyuka mibi bakorera imiryango 13 ikorana n'abadayimoni direct. Noneho nayo ikagira abandi bantu ihaka bose hamwe nabo bayirimo bakaba ari council cyangwa komite y'abantu 300. Abantu 300 umwe arapfa yapfa akagira umusimbura nubwo yaba atari uwo kirgirwa ariko agira umusimbura. Abo rero bafite ijambo ku isi kandi babarizwa mu miryango inyuranye yitwa imiryango y'ibanga. Nibo baryanisha ibihugu, nibo bafite ibintu bya zino filozofi za politike nkuko bakubwira ngo ibintu communism, umuntu akakubwira ngo capitalism, ibindi bakakubwira ngo ni fascism. Biriya bintu ngo ubutagondo ntabwo bibaho, nta muntu ubaho ngo ni ntagondo. Ni ibintu barimo bagashyiraho bagafata abantu bakabahindura bamwe ari umugi abandi baba intellectuel bakabaroga bashyiramo za filozofi za communism za capitalism. Basanga bamwe bahagaze ari abandi bahagaze bararwanira ibyo. Nose ko communism yahagaze kuki intambara zitahagaze? Capitalism bora barusiya n'abashinwa bose n'aba capitalist ariko rero bafite ibice bibiri. Abonye ukuntu Trump yahaye gasopo bari abantu ba BRICS. Yabahaye gasopo. BRICS ni umuryango uri w'ibihugu bikomeye kugeza ubu bimaze kuba ibihugu bitanu. Birimo Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afrika y'Epfo. Ibyo bihugu rero harimo abandi bamaze gusaba kwijiramo. Harimo Pakistan, harimo za Turkiya na za Iran barashaka kwijira muri ibyo bihugu. Kuri iyo kintu barimo baracyabura cyo umuryango munini bagamije gukora ikintu kizahangana na utani. Ubwo rero urumva hisigana kandi be ntabwo bikora ku bwabo, barapanga gusaba ko mukora ibi muri ya gahunda yo kuzana amagi ku isi n'intambara n'ibyago. So rero Bibiliya iyi cyo nyukundira yanyigisha ubwenge bwo mu mwaka wa 2009 nkora n'abazungu. Muzungu arabaza twavuga ku byerekeye ibingibi mubwira nti ibintu byo bavuga ngo guhindagurika kw'ibihe ngo ni imyuka ituruka mu nganda. So muzungu yarasitse arabatera ko wowe nubwo uri umukristo ntabwo uzi ukuri, wakabaye uvuze ukuri kuko nawe ukivuga by'abari abantu bavuga bari abanyabinyoma abeshya isi. Niwe atangiye gukanguka ndamuhakanya numva simbyumva neza, numva ayataye umutwe. Atangira kunyigisha ambura tujye usoma haka nkuko umuntu ashobora kubwira ati soma hariya jya ku rubuga runaka usome. Bisanga yuko wenda numvaga icyongereza ntangira kubijyamo ndabikurikira kandi numvaga mbikunze kumenya iyo mikorere. So rero muri make nuko naje kumenya bene ibyo. Ubu rero maze imyaka 15 bikoramo za seminars, bikoramo za filime documentaire nagiye bivuga mu nyigisho. Nkashaka yuko abantu bakanguka b'abakristo uko batabishaka kandi abantu n'abanibwe kandi abandi barabyumva bo bakunda isi. Ntabwo aratubwira ibintu wese n'abigisha iby'isi bya prosperity, kubaho, gukira, gutwara amamodoka. Usanga bigisha ngo nta mukene uzajya mu ijuru. Abantu bigisha batyo se umuntu akavuga ngo giye kirwara mu ijuru n'ikigoreka maze ry'iby'isi nanjye biryohe. Ndajya mu isi ntari natwara benzi, ndajya mu ijuru ntari natwara cross country. Abantu bameze batyo bazajya mu ijuru kuri we ntazi mu ijuru ko hameze nubwo nahashaka. Kandi isi gihe cyo dushaka kubabwira nuko isi irirangira kandi biriho. Hamwe nk'urugero abiri pasiteri arabizi kandi n'umwigisha nzi umusaza mpazi biriho ziko ari umwigisha cyane. We yambere umuhamya. Ujye ubona abantu bigisha ubuhanuzi bo bigisha ibyahishuwe bakigisha Daniel kugira ngo bereke aho abantu igihe kigera. Usanga ibyo ntabwo abantu babizi, ahubwo abantu barimo baravuga runaka arahanuye, runaka yavuze ibi, Meshaki yagiye kuzunguruka u Rwanda ngo ajya ku mupaka wose agenda ngo arwane intambara ngo u Rwanda rutazaterwa, ibintu nk'ibyo. Abandi bagahanura ngo muracitse ngo dore Nyabugogo habaye inkambi y'impunzi. Ibintu bimeze nk'ibyo usanga abantu bajagaraye. Ibyo ntabwo bihuye n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi bw'Imana bwo ni igitanga kandi ubuhanuzi bw'Imana ntabwo buvuga amahoro, ariko ibintu byabwo ntabwo bigenda ngo u Rwanda ngo Burundi ngo n'isi yose kuko muri Kristo Yesu n'isi yose. Ntashobora kuvuga ngo Kongo ngo ifite ibibazo ubwo ariko Kongo yabaye ite. No, biri ku isi yose. Buriya mu Kongo hameze hati u Rwanda rwo rufite ibyago rubaza igibuganda urebe jya muri Kenya hose hari ibibazo. Kandi biraza kurushaho gutabazwa cyane kuko bari abantu cyo bashaka no kubitasa ubukungu. Ya miryango bavuga ya miryango yes ikora n'abadayimoni bakora ibintu bigere biza buho bihinduka tubireba. Ndashimana yuko Imana imbeshejeho kugeza ubu ndeba ibintu bahinduka, ibintu by'amafaranga gutagaciro, ibintu by'ubukungu kugenda bigwa, ibintu byisubiranamo, ibintu bya genocide byaraje ntabwo byabagaho, ni ibintu baremye. Wose uruva mu Rwanda hagomba kuba genocide kubera iki? Abantu babanaga imyaka n'imyaniko bashobora kwica. None se ko bavuze ngo mu Rwanda bavuze ngo genocide ntizongere kuba never again, siko bajya bavuga. Bose muri Kongo genocide ntiriyo, aho usanga abantu bakabica abandi bakabarya. None se buriya ntari amafoto ntagenda akagera za satellite ntizatwara. None ubu ngubu ikoranabuhanga rirakomeye, hari za drones, hari ibiki satellite mu kirere zireba byose bibera ku isi. Barabireba ahubwo bavivura bavuga okay ari n'umurongo mwiza. Abantu gupfa ari biri muri gahunda yabo, muri gahunda y'iyo miryango. So iyo tureba rero abantu bivuga ngo Loni zatabara ngo biki ngo no, ibyo ntabwo bibaho. Ahubwo Kristo
ntuza wenyine nta kindi gishobora gutabara inyoko keretse Kristo bukiza. Ca gitabo rero no kuvuga ngo iyo miryango wavuze iyo miryango 13 ikora kuri ca gitabo ariko nayo kihe ca kindi wavuze cyanditswe na isi genderaho ntabwo ari igitabo ni ibitabo 24 ibitabo 24 nibyo birimo programme iyobora isi kugeza Yesu agarutse kugeza Yesu agarutse akaza agakuraho buno bwami nkuko yabivuze muri Daniel igice cya 2 umurongo wa 43 na 4 na 5 yuko azaza agahirika ibintu byose ngo agakukumba bikagenda agashyiraho ubwami butazahanguka. Ibyo bitabo 24 nivyo isi imiragenderaho no munsi ariko ababihagarariye bavuga ngo bashire mu bikorwa niyo miryango 13. Yes 13 niyo shiraho abami bare ba president ngo Amerika ngo baki ni nko kureba bagira bagapita bakora iwabo. Ese je bundi ko nabonye abantu baserebura ngo Trump yatsinze ngo numukirisitu ngo uriya mugore ngo numutinganyinga Imana yakoze ko atamuzanye bivuga iki past. Oya abantu bugarijwe n'icyago cy'ubujiji kuko bose bakirira ku bwongo. Hariho systeme yitwa extreme bayitagoni right wing and extreme Christian nationalism. Iyo ngiyo ni biyita Kristo aba extremist muri bagiye gufata ubutegetsi. Noneho bagende ikintu bazakora gikomeye cyane cyatangaje abantu. Twebwe twumvise kandi kidasanzwe. Nuko bagomba kurwanya pornography. Trump. Bazarwanya pornography, barwanye n'ibintu by'ubutinganyi. Ariko mu kubirwanya so kubirwanya ngo barabikuraho. No kubirwanya ngo babeshye. Babikorote kandi Satani kandi barabishyizeho yuko ari amafilime n'ibintu bya pornography byateguwe muri iriya gahunda ya Yuriya mugore nabwiye witwaga Alice Bailey. Uriya mugore uwo mugore ufite gahunda neza yose isi igenderaho. Ubwo bwenge yanditse muri ibyo bitabo bwitwa theosophy ni ukuvuga ubwenge bw'Imana. Ubwo rero nta muntu baraza bakabikora nk'urugero nk'ubuzi yuko isi irwanya urumogi barwanya ibiyobyabwenge ku isi none se barabirwanya kandi rero babicuruza. Niyo kintu tugomba kumva ibyo ibiyobyabwenge birahingwa byatangiye guhingwa mu Buhinde mu Bushinwa birahingwa muri Amerika y'Epfo kandi ni bande babicuruza bafata abantu bakabashyira imbere bakorera bakabaha imbunda ushobora gusanga umuntu afite intwara arwana leta polisi ntimugereho umuntu ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge ariko n'umuntu uri aho ngaho ukomeye wabo bazamufata bakamufata ugasanga rimwe n'abambari bamurwanira ugasanga bamuguye no mu ntambara ukuvuga ngo bamufasha ngo bamujyanye muri Amerika niyo babyana ngo bagiye kumuboha yagere bakamubika ahantu akidagadura akibera aho ngaho yirira imari he's there guy bakavuga tuwe ruhuka kandi igihe cye cyo kumukuraho kiba kigeze hakaza undi. Byose ibyo bitabo ndabifite bigenda imbere biti no kuvuga twebwe ibyo bitabo byose 24 urabifite. Mfite ibitabo bivuga kuri ibyo biriya nise wabiguha biriya byanditswe na byandikiwe leta ntabwo wabikura ese ibyo ni ibindi byihari ariko se leta arabifite cyangwa yapfa kugendera kuri gahunda babahaye gusa hari ibyo bita Lucy Trust n'ibyo bitabo biba ni abantu bakora ibya printing bagakora na library iyo babika ibyo bitabo ni bande babikurikira n'abantu bashinzwe gukurikirana no kureba gahunda uko ikora bifashisha ubwenge buri muri ibyo bitabo. None se abo bantu ni nko byaba mu kihe urebye isi ko igizwe n'imigabane 5 bari byaba biri mu gihugu kihe? Leta ziri muri Amerika bakora ibyo guverinoma yabo iri muri Amerika niho hari ibyo ngibyo ariko kangwira uko isuku imeze ubutware bugaragariye abantu bwawe ni buri muri Amerika ubutware butegeka isi mu ibanga buri mu Burayi kandi mu gihugu cy'Ubudage abadayimoni bategeka isi bari muri Aziya nasi nkubwira uko hateye abadayimoni bategeka isi bari muri Aziya none Amerika abategeka isi mu buryo batwebwe abantu physically bari mu Burayi mu Budage niho cyicaro cyabo gihe niho Amerika nayo ni moteri niho ibintu bikorerwa niho hari nicyo gihugu bahisemo amahanga yose aragenda akajyayo bakitwa abanyamerika ariko Amerika ni igihugu cy'abafrimaso cyo kugeragerezamo ibintu byose byaba iby'intambara byaba ibyo kwica abantu mu mutwe byaba ibyo kuzana abantu nk'ibyo gukuramo inda byaba iby'ubutinganyi nibo babidevelop ni ukuvuga ngo iriya ni operation zone aho bakorera ibintu byabo byose intwaro za kirimbuzi ibiki usibye ko intwaro za kirimbuzi ntabwo babikora muri Amerika gusa no mu Burusiya barazikora no mu Buhinde kandi buri hantu hose Amerika ifite ahantu bita ngo ni Area 51 ariko no Bushinwa barahafite twebwe impamvu byo muri Amerika twabimenye nuko itangazamakuru bo bagerageza kuvuga ukuri n'ukuri dufite tugenda tumenya tubukesha yuko Amerika ko yari yagiye kubera bahashyize ikintu cy'abantu kwishyira ukizana bakavuga freedom of speech harabagiye bavamo bakabivuga kandi Amerika ko yabaye ari igihugu cy'abakristo cyane bageragezaga kugira impungenge zibiriho ubu rero ko barebye bagasanga antikristo
agiye kuza yego kandi antikristo ntabwo yemera kuza nta abantu batari mu idini. yego Kuri byo abantu kuvuga muri sayansi ngo nta mana ibaho, ibyo bigomba kuvaho. yego Hakaza igihe periode y'abantu kumva Imana Yego. bakajya no muyobokamana koko, ariko iryo yobokamana atari iyobokamana rya Kristo, Yego. ari iyobokamana rya antikristo, kandi abantu bavuga ngo bararamya Kristo. Niyo mpamvu rero muri Amerika hagiye kuhavuka umuryango ushingiye ku buhezanguni bwa gikristo, abantu benshi babiyoberemo kuko imbaraga z'abakristo zose muri Amerika niho hari abaporoso yego bakire bakomeye bandika za Bibiliya, niho hari abavuga butumwa bagerageza kuvuga. Yego. Ibindi bihugu se nk'Ubushinwa, nk'Ubuhinde, nk'Uburusiya wabona ibintu byitwa Imana. Muri aha ngaha mu Burayi usibye mu Bwongereza wenda niho bagerageza nabo ariko byararangiye. byararangiye Mu Budage ubu ugiye nko mu Burayi no gusanga abantu b'abamisiyoneri bafasha ivugabutumwa ku isi ni bake cyane. Baragenda basaza bavamo, haza urubyiruko ntabwo ibyo rubyitayeho. Ubu rero bagiye gukora ikintu cy'imbaraga cyo kuvuga ngo no bukristo, twe turi abakristo, biba bukristo ku gahato. None ubwo bukristo ariko ari antikristo bukorera. none se kubera kuri ya mugore batamuhisemo urebye kandi ari we yarashikiye ubutinganyi uriya mugore Kumuhitamo bate? guhitamo kugira ngo atsinde abe perezida wa Amerika. No, kandi nk'ubwo barashaka gushyiraho ikintu gishya, barashaka gushyiraho umuntu w'imbaraga ugiye kuba dictateur. Ntabwo agomba kuba autocratic. Uwo muntu basanze ari Trump, niwe ufite ubujuje ibyangombwa by'ibyo bintu. Agiye gushyiraho tangira tariki 20 z'ukwezi kwa mbere, leta ya Amerika numva ngo Trump yaraye uzitegure faze ikomeye cyane mu buzima bw'isi. Faze ubona urebeye kuri ibyo bitabo n'intuza yawe ubona iyi faze agiye kwinjira. Faze ijira muri autocratic, gutware buyoboza abari mu isi igitugu gikomeye cyane kandi gifite imbaraga, gifite filozofi yitwa anocracy, kumenya gukina ukaba uri dictator kandi ukoresha ikinyoma cya demokarasi. Ibyo nibyo bigiye kubaho. None se rero rusenge koko ko yakoro twatangiriraho yakoro d'Abraham, twavuze yakoro d'Abraham urabizi ko ari we yayihagarariye ubushize igihe ari perezida. None abantu bakavuga ko agarutse ati Imana ishobora kubimwemerera kugaruka, ati no kubana murashe bakanamuhusha, ati Imana ishobora kubimwemerera kugira ngo aze yubake rusengero. Bivuga he kipasi genda kubwira va ku bantu b'abaturage, abantu bafite ubumenyi buciriritse, genda kubwira ubumenyi buhanitse bw'ibanga ribera ku isi. Ibanga yego niyo mpamvu itangazamakuru yaza rikabisha rikavuga Trump. Abantu bati niyo mpamvu abantu bagenda bajya gutora ngo batoye Trump, nta n'ukundi bajya bagomba kuba batora. Biriya bintu ukuntu babikora ntugire ngo ibintu byoroshye. Uriya mugore ntashobora gutsinda kandi yari afite abantu benshi bamushyigikiye. Ni nko kureba Ruto se ntiyatsinze. Uriya Ruto yaratsinze muri Kenya? Ntabwo yatsinze. Ruto yakoranye n'imbaraga, ni umukandida w'abo bantu. Rega no muri kano karere baragenda bashyiramo n'abantu babo mu karere mu bihugu byinshi, bagenda bashyiraho amatora bakavuga ati uyu nguyu. Ikintu cyanyemeje kuri Ruto nuko byari byaraniranye, baza abantu bitwa bavuye muri Venezuela, baraza binjira mu mashini, mu bitangaza bikomeye baherekejwe n'umuntu n'ingabo, barinjira mu mwanya bahindura amajwi. None uzabuze n'uriya perezida vice perezida uriya yaherutse kwegura nako birukanye ubu tugashavu, nabwo yarabihamije avuga ko ayo majwi bayibye Ruto atatowe mu buryo bwiza. Ariko kuba rutaratose hari ubundi uburyo bose bazamukura mu bushobora. Ubu se bundi mu myigaragambyo ntibari bamurangije mu myigaragambyo. Yakijijwe n'iki se? Yagize ati afata kiriya gisaza cyo bita ngo ni Raila Odinga, agishyiramo sinzi ukuntu bafite ukuntu bakibwira. Buriya Odinga bamuhaye yuko n'ugiye kuyobora Afrika AU yari African Union, niyo bashaka kugira ngo ayobore. Ndetse kubera igikorwa cyo yabakoreye cyiza Kenya kugira ngo bayigarurire, sinzi yuko bashobora kuzamuhemukira ntibamuhe umwanya, ndibwira yuko umwanya azawubona. Biriya ni ibintu bibera ku isi, ni ibintu bitoroshye, ntabwo ushaka kumenya uko bikorwa. None se wewe wavuga nyine ko rwego buharitse rwe rusengero, ubona iyo usomye no byashe Yohana mu gice cya 11 muhere ku murongo wa mbere haravuga ngo ngugere urusengero ngo ariko ngo amarembo yangu yareke kuko ngo azasiribangwa n'abanyamahanga ngo umwaka na 60 nangahe. Ubivuga he kipasi? No, biriya no buhanuzi. Yego mvuga gihanuzi ntabwo ushobora kuyibara nkuko twe tubibara. Baravuga ngo uzarupima imikono ingahe, uri ku mikono ingahe, kandi ibyo bintu byavuzwe na Ezekiel. Ezekiel yarabivuze mu gice cya 18. Noneho rero ibyo ngibyo tugiye kubijyamo none aha ngaha byaba bisaba kandi no gusobanura ubuhanuzi, kandi ni ibintu byasaba ibindi kubanza umuntu kubanza akareba, tukareba ingingo kwiri tugendera nkwerekana ha byakayivuga. None se ko bamwe baravuga bati muri Isirayeli impamvu nimwe ariko baza bamwe baravuga ati inka zarabonetse, ati inka zarabonetse zirahari, ati n'abatambyi 200 bamwe barabatozwa amaze imyaka ingahe bategura, ati rusengero rugiye kubakwa, ati n'ibikoresho ati bigiye kubakwa, ati rumva ko bamwe bakavuga ati urusengero ruzubakwa itoro ryarazamutse, abandi bakavuga ati urusengero ruzubakwa itoro kiri mu isi. Urabivuga iki pastor? Icyo nemera nakikubwiye, ntabwo ko urusengero rugo rugomba kubakwa. Hari impamvu zibigaragaza. Icya mbere iyo dusomye muri Bibiliya, reka manze dusome Daniel igice cya 9.
nibwo ushobora kureba ushaka kuvuga icyo ari cyo kuko hari abandi nk'abadive hari n'abandi babivuna ukundi kuko je sinabahakanya kubera ko Bibiliya ubuhanuzi ni umwuka ubisobanura hari abandi bantu bashobora kubihishurwa ukundi abandi bakabihishurwa ukundi ariko genda kwereka icyo nzi ntekereza Daniyeli ibice 9 umurongo 20 ibyumweru 70 niyo sanganyamatsiko no bakavuga bati nuko nyivuga nsenga natura ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli kandi ntakambira Uwiteka Imana yanjye kubw'umusozi wera w'Imana gikomeje gusenga umugabo Gaburiyeli nabonaga ngitangira kwerekwa aratumwa maze aragaruka azani ngoga igihe cyo gutamba igitambo cyane mugoroba cyendaga kugera ankoraho arambwira nyigisha ati Daniyeli ubunzanywe no kungura ubwenge bwawe ugitangira kwinginga haje ijambo kandi nzanywe no kuri kubwira kuko ukundwa cyane nuko iryo jambo uritekereze cyane umenye n'ibyo weretse urumva n'ibintu bijyanye no kwerekwa 24 ibyumweru 7 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire no gukiranirwa gutangirwa impongano haze gukiranuka iteka ryose ibyerekanywe n'ibyahanuwe fatanishwe ikimenyetso ahera cyane asigwe amavuta nuko bimenye ubyitegereze yuko heri igihe bazatangira kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesi y'umutware hazabaho ibyumweru 7 nacyumva bariya igihe cyane Nehemiya bubatse Yerusalemu n'impavu n'ibiki byose kuyikora byatwaye imyaka 49 niyo mpamvu Yesu gihe yavugaga ngo Yesu yigeze kuvuga ngo nimusenye urusengero rwubaka mu minsi 3 baramuseka baramwita ariko wowe ntiwasaze urusengero rwubakiye imyaka 47 wewe warwubashyikira mu myaka ingahe mu minsi 3 Mariko urusengero yavugaga wari umubiri we noneho ubwo n'ubuhanuzi yavuga mu mvugo izimije ntibayimenye ariko icyo twemera icyo twiga nuko ngo urusengero ko rwamaze imyaka 40 n'ingahe ni 47 nukuvuga ushyizemo no kubaka no kusiza n'ibiki byose niyo byumweru 7 byagize bite byahanuwe byumweru 7 kandi byumweru buri cyumweru bikibarira imyaka 7 gukubana 7 niyo myaka 49 aravuga ngo haza ngo Yerusalemu kanogera subiremo nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesi y'umutware hazabaho ibyumweru 7 maze kandi habeho ibindi byumweru 62 ahubake Pastor urakoze katugushimire ubutaha tuzakomerezaho Imana iguhumwisha Pastor sinzi usoza ko hari ikindi wakongeraho ncawe nta kintu nakongeraho cyo nagomba kongeraho ndakivuze no kubashimira gusa no gutekereza yuko ari byiza yuko abantu bazumva kino kiganiro bazakorwa ku mutima bagakanguka umutima mubi wo mitima wo kugira ngo imitima yabo inangire uwo mwuka utsirwe mu izina rya Yesu amen aho bahindukirira Kristo Pastor hari umuntu akubonye hano kuri gusenga everyday akaba yifuza nimero zawe by'umwihariko avuga nzamubaza ibibazo kuri inyigisho n'ubitambukije watambutsa nimero ya numero yanjye ni 0788 50 60 76 kandi iyo numero yanjye niba no kuri WhatsApp Pastor katugushimire tukubwiye Imana igumugisha reka dushime n'umuntu yarabanye natwe muri cyane tubwiye nango Imana igumugisha reka dushime umuzo ufata ibiganiro byaje kabisharinga cyaka biparita cyaka bihereza inshuti tukubwire ngo Imana igumugisha nawe ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri gusenga every tugusaba ukanda subscribe cyangwa ukora sabone kugira ngo uzazubone ibiganiro byacu bitakugora kandi mwese tubasaba ngo kiganiro nimurangiza kucumva mugihereze inshuti nugihereze inshuti yawe uyu muntu ugihereje ashobora gukanguka yarasinziriye kandi kiganiro uzagihereze yawe ukijijwe yawe udakijijwe kiganiro uzakimuhe kuko ashobora gukurikirana kiganiro agakanguka akamenya hisigeze amina Imana yaho mugishiganiro aho butaha shalom shalom amen senga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanegwa gusenga uzaneshwa senga